Mwiriwe mwaramutse bivanye naho muherereye ni mama Kapikandi ni mama Kapikandi aje murakoze mwarakoze abantu mwadukoreye subscribe Nukuri abantu mwadukoreye comment abantu mwadukoreye share tubahiki turabakunda Imana itibagirwa imirimo mukorera hano ku isi cyane izabibukira icyo kintu mwakoze ni inkunga ikomeye kandi nawe ukomeje kubana natwe muri ibi biganiro ndakwinginze niba utanaza aho subscribe iri shaka umwana mutoya wo mu nzu akwereka aho bakora subscribe duhe icyo kintu nicyo kidufasha muri ibi dukora nibyo bitwereka ko muri kudukurikirana ko biri kandi Imana ibaduhera umugisha mukomeze muhezagirwe mwakabyaramo Imana iduhezagire twese sibyo none ubwo rero uno munsi turi kumwe n'umutumire wanje Mwaraduze muzamenyere ko ari Mwaraduze ariko ejo bundi inzuzu wa 13 ubu nyene utireho uri muri tukuri imbere happy hasigaye amezi 5 ngo nuzuze 13 ntituraririmba rero reka turinde umunsi yaje mubona gute uno munsi Constantine aranza abaye Mwaraduze watereye naziritse ni wareba reka iberi n'iberi hepiyo ni hepiyo ibuno ni Awe kwihangana ngena rwose muntu uri kuri kapi clear ubwo ujye ubanga uhuye na Tatine noneho wisariye zavuye Tatine twaje rero twaje muri hehe gwaruka abamama ndetse n'abapapa n'abasore turabikundira twaje turi tari nawe ko tubakunda mwese tudakuyeho na rumwe kandi mwibwirize guys mujye muduha n'urukundo reka tubasaba urukundo nicyo kintu cya mbere wowe mubyeyi wowe mwana twihera urukundo twe turi tayari ibyo nibyo bintu byacu urukundo nirwo rwa mbere nirwo rutuma dusuka muri kubona dusa nubwo hatumye tuza no kuyigisha tuza no kugira icyo tuvuga kubyo abandi baratera inkuru bakavuga ibyabo bakabivugira hari inyuma twe twabizanye ngaho twabizanye ngo buri wese ajye yiyumvira nimubyemera rero subscribe na like aho ngaho tubisangeho nurebe ngo ugende utabikoze cyane urukundo rwo tuzarubaha keretse icyo mudashaka ubwo rero uyu munsi ngaho rero uno munsi umva abantu twabyaye abantu dufite ugwaruka abantu dufite abana ku mashuri mube hafi hari inkuru nshasha ndabazaniye hari inkuru nshasha ndabazaniye iyo reka jana niki n'isuku nanjye ndajya mbagukomera isuku yo nanjye ndababwira reka ndababibera akabanga mu minsi yahera abana tubarungitse ku ishuri nacenje bajya biga muri apana muri middle muri primaire bajya biga mu mashuri bagitangura aho muri gardienne aho muri kindergarten gutyo bantu b'Imana kare ntibaza kuraba ntibitaho umwana ngo yambaye gute ntibitaho ngo umwana yoze ntibitaho ngo umwana ubu abarimu bahawe itegeko yuko bazoza bararaba uwo mwana ko yitaho ariko icyo kintu nanjye ndagishyigikira uwo mwana ko bamwogeje neza uwo mwana ko bamwambise ibirato neza mbese bamukoreye isuku rikwiye kuva hasi gushika ku mushatsi n'ibyo atwaye byose ibyo bivuze ni ukuri je nkora ku mashuri ndabazaniye inkuru ishushe hari ukuntu tuba twaraye mu makampani tunaniwe niho ijambo ijambo ariko mwihangane nyine Tantine nyine oya ntugihaye turi umwana atuwovu nyine avuga aho bigereye ntabwo yiri basoburengazi mwihangane hari ibintu tubamo pe ukabona bidashimishije cyane cyane ababyeyi mwababyeyi mwe twikubita udushyi ibaze wenda waraye mu kazi ariko ufite umwana w'imyaka 8 9 wenda niba warabimutoje akiri muto akaba akura azi uko ajya ku ishuri abanje kujya muri dusha agakaraba ibyo nabigushimira rwose ntiterebye ndavivuye ndabigushimiye ariko hari abandi usanga umwana waramureze nyine uko nguko nta n'uwabikurenganyiriza biterwa nuko umwana wamubonye cyangwa n'iki ugasanga umwana arabyuka wowe uri kurwana no kumbwira byuka ujya ku ishuri ntuzi uko agiye noneho twihaye twageze mu gisirimu dutereka imisatsi ntuzi uko agiye noneho abantu bari gutereka imisatsi ariko muzi iyo twaturutse tunatoka mbari mama twavuye kure ni nyine watoka mbari tuko batoka mbari uzi watoka mbari n'abantu muri Kongo imwe hariya neza nta gihugu kitagira icyaro n'ibihugu turimo bifite ibyaro noneho ugasanga wa mwana umusatsi ni nk'uyu wanjye mabona kuntu babwizingazinze njye ariko mba nakoze nyine iby'abasirimu mba nakaraze nyine nuko nyine uri tuwove imyaka ibikigutegeka uhinda ariko biri nandiye ugasanga umwana arabyutse
wowe nyine uri mu gitanda uri kurwana no kumbwira byuko ujya ku ishuri avugira hariya mu ari gitanda kuvugira mu gitanda nuzi uko umwana agiye hari igihe noneho bamwe murabizi ko tugira n'utwana hari igihe tuba twaranze kureka kunyara ku buriri ka kana karabyutse wenda karaye kiyambariye ubusa kugira ngo nyine imyenda itaza gutoha karabyuka agahita kambara twa tuntu tw'imbere n'iki kambare wavuze kunyara ku buriri ya barahari abana basoba ku buriri umva uvuze kunyara ku buriri twibandanirize ego bisobanuye iki ngira rero bantu banye niba ari ikosa sorry ariko twebwe mu rurimi rw'iwacu ni ugusoba ku buriri nyine ngo ubwo ugiye kuvuga ngo kunyara hanyara abandi se umva ntarisho navuze ntanya nibyo ndi kukubaza nyine mbese se abana ntibanyara ku buriri hari abana batanyara ku buriri cyane ba nyina bajya babikora nayo kufite 12 years uracyanyara ku buriri oya mbikize ejo bundi diaper nayikuyemo ugasanga umwana mujye mwihangana nyine dore uyu nawe ariko niba mbivuga uyu ni umurundi njye nkaba umunyarwandakazi ubwo rero njye mvuga mu kinyarwanda ubwo nk'uko mu kirundi iyo muvuze gucumita ubibwiye umunyarwanda yavuga ati karabaye no ubwo rero ibintu byose indimi duhuriye kuri kimwe ko tuvuga ibyumvikana ariko ugasanga umwana yaraye yisobyeho mu gitanda umwana arabyutse ahise yiyambara wenda yiyogeje mu maso akubisemo ya myenda ntuzi ya myenda hayitoraguye ntuzi icyo wenda yambaye iyo yari yambaye ejo umwana ahohereje ku ishuri noneho aba bana bacu ndetse n'aba bene gihugu ntago bagira ibanga njya kumva ko umwana umva umwana wese nta mwana agira ibanga guhera ku ruhinja kugera ku myaka nk'itanu ntabaramenya kubesha ariko ubugejeje 5-6 kuduga waba atagiye kumenya kubesha ariko bariya ibyo mu nzu byose akubwirira noneho ukazasanga nyine wa mwana aragiye kakana bicaranye kandi wenda wa mwana we ntabizi nta nikosa yakoze ikosa riri kuri nyina waryamye akoreza umwana ku ishuri abavyeyi tuba dufite amakosa abavyeyi rero nitwe tugomba kwikosora kakana kageze uruhande rw'umunyeshuri sticking harya ni sticking kunuka ni stinking nuko mwihangane imivuga na nyine y'amashu What sticking? Stink. Nuko baranyigiye sting ubutanza bivuga neza. Nero ugasanga ko kana karabivuze nka mwarimu ari kwifata ku mazuru rega. Na mwari niko buhita babigenza usanga kagiza kameze nyine nk'ibintu byakomeye. Ubwo rero ugasanga wa mwarimu wenda nabo ahita bikurikirana kareba ugasanga kawe bireba kicaje konyine aho nyene rero kishwe n'irungu wenda ni kari unataye kabikubwire koko kazi ko ibyo kakoze ku buriri n'ubundi urahita ukabwira ati waretse kunyara ku buriri urumva bizasigara umugani uri hehe ba bana b'abagore abanyafurika ni naho usanga bavuga sujya wumva se kuno hari igihe mbere bajyaga bavuga ngo abanyafurika baranuka abana ariko ni ko utabategura oya nabo bwabo natwe ubwacu hari igihe tunuka ushaka muzanuke nzajya mbivuga tunuka wa tata we ko numva mbigira ka ngerega narasirimutse nyereka ingene wasirimutse ngeze ndi mugenzi wabo bajya kuri life care bajye kwiga amaparufe bagura ngo mugende kandi shana rayiravye hari parufe ni ukuri reka nkubwire wenda icyo abana tugishyize ku ruhande twigarukire muri ba nyina turagaruka kwa kundi bose turakomereza isuku turacyari kwa kundi tujya mu birori cyangwa se tujya mu rusengero maze hari nzakagenda naho zinguti ndabizi muzajya munuka barundi mujye mushyiramo n'imiyaga arakubita inguti y'umwuka usohotsemo pya ukumva uzo hari aho ugiye ukumva wagwa igihumure kubera ko gahumuro siwezi nzajya mbabwira urabyumva arakubita inguti yango pya umwuka ugasohoka mugore akinye cya gikwembe gutya nana yegetambara nibakuremo nk'ukudo uzababona mu nsengero rero ngo ugire ngo nukubaha Imana ibyo ni iryo mu isezerano rya kera Imana twese turayubaha ariko isezerano rishya mbere wajyaga kujya imbere y'Imana nyine ngo bagatwikira ku mutwe tubimenyereye kubisiramu ntitwabibarenganyiriza ariko abakristo bamwe nako gatambaro ni keza nanjye ndagatega rwose kakambera igihe cyabaye ngombwa hari ukuntu wambara akariba yawe gatera agatenge kako ukaberwa ariko hari na wa wundi nasutse ibituta mu cyumweru gitaha ntago kajya ko ukabona umuntu ari kwigira ariko nkuko ndi kujya nikwatagura mu mutwe kandi nico ryamurenze umwanda
ngo yabyuka acerewe nyine agahita atega igitambaro agiye gusenga noneho yabyina cyacu yakiri gutsuka abantu bakiruka niyo pfa wenda ntabwo nzi uko byagenze yifatiye umwumbati ntawamenya aribeshya agiye ku rusengero atabanje ngo atereye amazi y'inyuguzi yakubita inguti yari ahirya wowe uri hirya ukagwa igihumuro ikibazo ntacuzi mwene abo bantu ntugire ngo baranahumurirwa wewe uri impande yiwe niwe uyabona bazatubwire niba ari babandi bavuga ngo cyumve nicyo cyose kimwe cy'abanyamujyi bahora bararoga nkora iki ubwo nyine niba ari byo biryoha bazatubwire natwe tubyige tubikore mbabariye abapapa ati tubaze abapapa ko ari byo mukunda bihumura abagabo rero ikintu nakuboneye niba hari umuntu mwiza mu isi yababaho abapapa ushobora kuba ugira umwanda uri umugore ariko umugabo yaza bya bikariso byababutse bakunda inda gute bakunda kurya se akumva atari kuzi kujya kugazura haboze ntega ariko bakunda nimba ari umugore wiwe ntamubwira ati yamara akumva ati yamara ibyo biraya nabigomba ariko reka nkubwire ibiryo byose biraryoha ariko burya umugabo abagabo benshi ntabwo bavuga njyewe ni ibintu nagiye ndeba bapfira mu mubiri ariko mwabigore mwe turi ibigore twese mujye mwihangana turonge izo ngutiya zacu turonge guhera aho turyama aho tugera ubwo nyine twagenda mu bagore ariko cyane nahereye ku mashuri nibwira amashuri se twababwiye umutumirwa ufite nakubwiye ngo azajya gukoza umutumirwa bizabirangiza ikiganiro agikubise umviriza turi kuganira kandi byose biracyari muri rya suku ni rya suku nyene ni isuku bakundwa bacu inshuti zacu bavandimwe bacu turacyari hahandi nyene turi muri rya suku natanguye mvuga ku banyeshuri bagiye kudufata twebwe abavyeyi abantu mutuye muri bino bihugu babyiteho nyine mubyiteho niba muhora muhamagariye abana turi mugende bazajya bishima babatwaye abana kubera umwanda baraje babatwara baba bambura ibyo bagomba kwisubiraho rwose bihangane jya ubyuka urebe umwana iminota 15 ureba aho umwana wawe cyangwa se igihe uvuye ku kazi niba uva mu gitondo kare kare umwana burya ntiwamenye iyo yemeye kuryama kare ushaka kumubyutsa ukabanza ukamutera utuzi akagenda umwana asa neza umenya ngo iyo misatsi wayiziritse kuza ngo natwe twabaye abasirimu yamusuka agahita byibagirwa no kuba yamushakira agasupure ngo ajye atera mu mutwe umwana mugire neza abana batoya ndetse n'abari hejuru y'iyo myaka mukibutsa abana gukura iyo misatsi yo dore abana bacu bari kurya neza abana bacu bageze mu buzima umwana aravuka ntumenye uko yakuze ejo bundi urebye nawe ushiduka bari kujya bamucira udusiri none rero umwana mwigisha uko yikorera isuku guhera aho hasi erega ikibazo ntacyuzi izo nguti zaba ziri guhumura yigisha umwana ibyo azokora ubwo nazo turaje turi gukubita abana turaje tuzitatagure turajya dukubita inguti yatwomotsa muri ba nyina noneho baranye murama mama ni mama ya Mungu no kuzitatura twomokana hakurya muri ba mama kubera ko hari abana urabona iriya misatsi umwana hano ari kurya ubuto agakubita iryogi agakubita uwo mukata amata umwana ugasanga yabishakwaha zuzuye ugasanga yaba utwo tuntu two hasi twameze umwana ntazi uko babyogosha ntiwigeze ntitujya tunabona n'umwanya wo kwicara ngo tuganirize abana sibyo twavuze ko ariko mubireba muri bakeya ariko turaje tubabwire rwose mwihangane ubwo rero ikindi nacyo baganiriza abana ibyo n'ibintu duhora tubabwira ko ushaka umwanya uhereza umwana wa hano ari kujya mu mihango afite imyaka 8 niko bayita mu Kirundi ari kujya muri iyo ntuza afite imyaka 8 umwana agasanga ntumwicaje ngo ubanze umubwire ati ibintu wabonye bigomba kuzahinduka gutya ku isuku imyaka 8 simwe byacu twagenda 17 isuku y'umubiri imeze gutya wigisha umwana niba mutanabizi noneho ndaje mbahereke umwana ashaka kuba natinya n'urwo rwembe nuko atari yamenya kurufata nshaka kuzabigisha noneho ncangiye kuzabakorera muri bya bintu nkora bijyanye n'amasuku nzabigisha mbereke iriya move yo kupfura bagashyiraho bakipfura ntabyo kuvuga ngo umwana ngo akoresha urwembe cyangwa se ukanamugura na kariya kamashini mu isoko karahari ukamwigisha uko agakoresha akamanura noti ngo akazamure ejo arwara imibura ati mama ubundi baravuze ngo abanyafurika muraroga bandoze yataka nahe ku ishuri hose ati mama yatugende akabwira mwarimu
ubwo rero abana nimwige kuganiza abana mubiteho kuri ibyo bintu iyo suku isuku turacyari kuri cya kiganiro nyene cyitwa isuku abamama dufisemo uruhare runini abamama rwose abamama dufisemo uruhare runini kuko aba bana bacu burya turi ibyitegererezo mu rugo cyane wowe nyimba uvyuka uja mu ikampani utajya mu ikampani igikoni kiteza kuba kirimo isuku uja mu ikampani utajya mu ikampani aho bambwirire mama ibishimbo biba byahagaze muri amasane amazi indwi yose ubyuka wiruka ese utwo tuzi mukora abandi badakora n'ibandi ugasanga umuntu urinjiriwe wagera mu gikoni ukagira ngo naho bakungutira ingutiye barama mama ariko none nubwo twari mu cyaro hari iwacu niwabyuka saa 11 ugakubura ku mbuga ugaconga utwatsi ukiruka ukazana injerekani y'amazi none twageze aho biri yego turavunika ariko rega ntara turavunika ahubwo iwacu nuko twavunikaga ari imvune tutabara naho hano tubara ngo mu masaha ayo masaha yaratwangije tubare twandika mu mutwe aho kugira ngo twandike ibikorwa tugomba gukoramo muri ya masaha umuntu muzima muri ibi bihugu byibura ryama ayo masaha 8 wo binaniye ryama 6 ariko ubashe kujya kwibuka ibyo bintu byawe mu gikoni ibishyimbo ariko rero yatetse ibishyimbo ku buzi bw'ino dukora amasaha 8 warengeje ni 12 muri ayo yandi 12 ufise 5 yo kuryama cyangwa 6 ayandi 6 wayashize he ayandi 6 yagiye kuri Snapchat yagiye kwifata agafoto yagiye gustatinga yagiye kwirwa atera comment mu biganiro hirya no hino aba washaka uzo wahejeje isuku ahejeje akazi byibura ajya azareba ikiganiro aho uri hose urinjira mu gikoni ukibaza niba ari mu gikoni cyari aho babika ibibikwa hari aho ugera ugasohoka utabikoze ukijijisha ukazinyunya hajya ugereka akaguru ku kandi ukagira ngo uri umusirimu noneho hari ibintu hari abifitiye inzu ntoya tuba dufite wesi imwe dukoresha tuba muri ziriya nzu zo hasi ugasanga iyo wesi nkawe mugore mwibarize ufite n'inkumi n'abasore umuntu araje kugusura ufite yawe siraho ku muryango uko woza isafuriya utekamo niko wakwiye koza yawe si ukoresha kuko iriya wese irinjirwamo ntabwo iri bwinjirwemo n'umuntu wo muri iyo nzu wenyine ntuzi umushyitsi uri bugusure banza ujye muri iyo nzu wasanga indorerwamo mwayujuje imikori ntabwo umuntu ari kubasha kwireba ngo rero ka kamekapu njya nikubitiraho ngo ndebe ko kakeye wajya kurebamo ugasanga ibirahure byarahumye ndabaramukije ba mama mwando njyewe ndabasuhuje narababwiye ati njyewe rwose ego mana yanjye dore ni ukuyatwara gutya noti kuyatwara mu birori njyewe ikintu kinsetsa rero bazi kwiyatsa ngo vuga ngo habaye ubukwe habaye ikirori umva ahita ajya kugura inkweto nshyashya akajya kugura umwenda mushyashya ubundi bakaza bari kurushanwa bamwe amabaze bari guhinduranya ngo berekane ko bakize ukize hehe umwanda se uri guhera mu gikoni ukagera aho uryama mu buriri oya utaragenda ngo usange n'abasoda bari kudugaduga ku ntuze ibyo bintu bari bwabibone harya abasoda ni abasoda inyenzi ko babyita kokoroci igihugu twatemo birwara ni kokoroci ni kokoroci kandi hano hari n'imiti yo kubyica sha biriya bintu rero ariko biva mu mazu yashaje none abijyamo nujya mu nzu birimo hari igihe biba biri muri aya mazu akuze ukaba wanagira n'isuku ariko ntibigucikeho kubera indi nzu muturanye birabyara cyane ngo buriya ngo birabyara kubi usanga ari duto uzareba inzu twororotsemo imiti yo kubituza birahari niba byice rero wowe kujya tuza mukaduha imiceri irimo izo kokoroci rwose ngewe nabireka ahubwo nkajya ngusura nkataha nariye mushaye mujye munuka bimbwiye iki I don't care wumve ko n'icyongereza nsigaye kujya nzamukanyeshwa isombe ziryoshye ntabwo ndi kujyamo za kokoroci mujye mubyiye n'akanyama kazo karimo apana nyama ziraboneka muri iki gihugu kutugabura inyama z'ibisimba kubera isuku yawe nkeya kubera wakoza agasuku turacyari muri rya suku nyene turacyari muri rya suku rero nk'uko tubibandanya nk'uko turi kuganira hano n'ukuri abamama twikebuke
dukora isuku mu gikoni ntabyo bisaba, ibintu byose turi navyo hano. Isuku mu buriri aho uryama. Mu buriri genda ubaha mu buriri, nkunda uburiri bwacu ndabukunda. Azatubwire tubereka aho turyama. Aidoke wobereka njyewe genda kunda privacy. Ibyo ni akazi kawe, njyewe ntabyo ndi, muzambwire mbibereke. Ni privacy yanjye nta buriri bwanjye tubereka, ariko oya ushobora no kutabereka mu buriri bwawe. Dufite abana, ushobora ntabwo nahita nkubwira ngo nzakuzana mu cyumba cy'umugabo w'abandi ngo nje kukwerekamo, kuko hari igihe bankubita ikofe bagakwanura ryaryo nanika none bagakuramo igiseri cyaryo. Ariko nshaka kujya gutanga urugero nko mu gitanda runaka nkabereka igitanda cy'umwana, ushaka kubereka kuko ushaka kwigisha, wabahamagaye ngo ubahugure ubagire inama. Iyo nama rero n'ubundi kwigira umuntu, hariho utazi zino buriri ibyo ari byo. Igitanda ego mana yanjye, hari abandi bafite andi mazina babyita. Ushaka kumva ngo uburiri ni igiki, ko twumvisha uburiri tuvuge igitanda uburiri. Ubwo rero ushobora kubikora ukabyereka umuntu, ntabwo nguye ngo uzerekane iwawe. Nta n'ushaka uzajya no muri hoteli, si ukwigisha se. Imiti yo guhanagura bahanagure, bite ku buriri, bite ku duparufe duhendutse. Mujye mugera muguru duparufe turahari hano twa make tw'idolari rimwe n'amasenti. Hari umuma guca iruhande yisize tuvuta tumutane ukamenga sinaberetse uduparufe duparufe wabonye atari fresh. Naje narakaguze ko none ubwo rero n'undi wese uzi ukuntu umugabo wanjye ambwiye ngo ngo waciye. Ubwo uzi umugabo rero aba yarabuze uko akubwira atari ko azaguza agaparufe. Ahubwo yari ko arambwirira ngo njye bari kukubwira uno musi ndagenda ndamubaza neza, ntiwari kurambwira ngo oya nakubwiraga abagabo ni abana beza, ni abantu batuje. Ushobora gukora ikintu, nakubwiye ko badatuje bakunda kurya. Sasa ndabavuganira none se bakunda kurya, twebwe turarya tugacira. Wowe ntabwo urya si cyane. Mumwitondere nibyo njye mbabwira. Nawe ati tujye tubabwiza ukuri, none dore atangiye kubabeshya. Uyu mumwitondere, sindi kubabeshya ngo nibyuka twongere. turi hahandi nyene. Uyu ni mama byuka, rega isuku ijyana no hirya, rega binaryoha biryoha tunavanzemo kara kantu, ukajya wumva nyine uko bigenda. Hari n'uwo mpita mbatura ikiziriko nyine agahita avuga ashi tujye ku buriri, aba bagore bavuze neza. Ubwo rero urumva biba biryoshye ibyo bintu. Rero ibyo bintu biryoha wabyogeje, wabisiza akavazirine, ugakuraho ibyo byoya mukama si waje kuvuga isuku cyane. Mbwira rero niba batabishaka nicecekere rata. Vuga ngenda ndababwira ibyo natakora nibyo natabwira, ariko ibyo nkora ngenda bibabwira. Ugasanga umugore akubise ukwezi atari gupfura iyo misatsi y'epfo, ubwo nushaka gukeba umwumbati w'abandi. Ubwo urumva baza barya kumbati neza no kubanza bakesusura nk'aho bari gushaka inda mu misatsi. Banza wikore neza guhera aho hasi, wamara kupfura duhera mu gikoni, duhera muri saro, mu gikoni, mu cyumba. Ubundi intangiriro aha naho kuruhukira, intangiriro yose ivamo burya mu gikoni bijya kuza byahereye mu mutwe no ku mubiri cyane. Ko kujya mu gikoni duhere ku mubiri, ukabanza ukitaho neza, wamara kwitaho ukamanuka ukagenda ugakora igikoni, ugategurira umugabo, nawe ukitegura ndetse n'abana bawe. Ariko nta kiri kujya kikubaho aho ngaho, ujya ugenda agafatemo ukurure bagire ngo ni ibindi byakubira, kandi ari ibintu byakurembeje. Mureke, hari ibiriyo bigenda bigira utya. Baba dusoza ikiganiro. Ariko rero si byose tuba dukeneye, twaje kuyaga, turiko turayaga, ariko ijambo nyamukuru ni rya suku, tujye gukora isuku. Hari akandi kantu nshaka kubibutsa ku bana batoya. Abana batoya ntabwo bakoresha amaparufe. Yego, parufe byibura hejuru y'imyaka 15 byibura niwe wakoresha parufe. Umwana mutoya rero, hari abana usanga bigirira ibyuya ari ibintu byanze gushira. Nababoneye umuti. Umuti nawo babwirara, cyanza babwire kuri Life Care.
oya azababwira kuri rafike ya nkeka oya reka mbabwire n'ubundi reka mbabwire hari ukuntu ufata iriya ntuza sindibwibuka izina ryayo baking soda ugafata n'akaremoni umwana cyagiye mu gitondo iyo ushatse ukora akantu k'agasereviye n'agaseriviyete k'agasahane ugakata udusate tw'utudimu turi ku gashishwa cyagiye umwana abyutse mu gitondo hari umwana uba ufite ibyuya rwose ubona ko bihumura bihumura nabi afata ka kantu k'akadimu yasatuye ko umwana kuri parufe ntabwo ari byiza rwose muzabimutera abana b'anyamaparufe agafata ka kadimu agakoza muri ka gaseriviyete umwana agakubamo kaka dimu agahanagura nta cyuya ntago kihumura nta kintu yumva umwana ahora ameze neza ndetse iyo abikoze igihe kinini hari igihe birangira bigiye ubwo rero abana nimukajye mutuma abana bitera parufe byibura umwana agomba kumenya kwitera parufe yageze muri ya myaka yo kwiyitaho n'ubundi kandi ikintu twabibutsa parufe kuzikoresha ntabwo nkubwiye ngo witere parufe ureke koga abyuka yifata parufe baba bazi abanyamerika tubamo bamwe warababonye aza muri kampani afite ubutuna afite iki ariko ari guhumura ariko ukajya wumva ariko impumuro nayo irahinduka iyo wakoresha impumuro parufe igera ukanuka ubwo rero ujya ubanza ukarabe murabizi ibi biryo turya birimo ibintu byinshi kubera izi mvaruganda babihingisha ushobora no kuba utagize umwanda ariko biriya biryo turya akuya kaka iyo gasohotse urumva uri guhumura nabi uzumve noneho mu gihe cy'izuba iyo twagize ngo turasohotse tugiye hanze ukuntu biba bimeze usanga umuntu ari guhumura nabi kubera izuba rikurasa ugahita uhumura nabi kubera ikirere kirangiritse ibintu biba bikorerwamo hirya no hino inganda ni nyinshi muri ibi bihugu ubwo rero mwihangane mwiyiteho parufe zo mbere na mbere jya ubanza ukarabe wisiguke menye n'utuvaze nushyire ku munwa hamwe ujye ugira ngo yahaze urwangwa rw'ibigori ugasanga umugore ahora wagira ngo ni ngiye karadiyo ahora yirirwa avuga bukamwira nkanjye yirirwa avuga akoga nera inkuru ndi no kubabwiriramo uwumva nyine watoye erega ngaha gutera inkuru nyine ugasanga umugore ni ukuri ugasanga umugore iminwa ihoreye yabaraguritse muri twa dukapu mugendanamo iki ko nta nzaratsi hano muri Amerika zaba ko abanyafurika iyo bava ngo bagendanamo inzaratsi wahagendanyemo ako kavazirine umunwa harimo iminwa inywa amavuta vuba ariko burya nabyo ni mu bikurikirana nabyo tuzagenda tubibaganiriza igihe uzi uko umunwa wawe wuma igakunywa amazi mu gitondo amazi abe menshi mu mubiri burya umunwa ngo ubwonko ni ikintu gikenera amazi menshi cyane nicyo cyice ngo kigizwe n'amazi none iyo utanyweye amazi bihingukana ku minwa ugasanga yasataguritse niba nyine amazi unywa atagize hari n'abatayakunda ihangano ujye ufata akavazirine ugendane mu gikapu mwisige muhumure muse neza impanuro sinzi bahaye rata umutumirwa ntago yari mwiza uyu munsi subscribe bayiguhe kabisa subscribe muyiduhe comment no ngaho hasi mwihangane rwose uru rwenya ni rubipfabusa ruzagira icyo rwungura tuzabone mwavuze ati babantu uko burya bavuga nubwo bamwe bararakara ariko umviriza jewe burya iyo tuko turaganira gutyo ndakunda ugwaruka mba ngomba ko tugira abamama bejo urwaruka bari bige urwaruka ibyo twakora byose rega guhindura umuntu akuze biragoye umwana hanini yangizwa na nyina jewe ntago nzatinya kubivuga abana bacu nitwe tubiyangiriza hanini koko ibyo dukora ntidufunga ibyumba byacu ntidufunga ibyumba byacu b'abana baba bari kugenda bazamo abari kureba nyina uko yirirwa ibintu biri hariya abandi nabo kamba kubita kanyuma karyoshye ugasanga yaguze udukariso tw'umukara amaze kutugura ariko bagabo mujye mwihangana ariko mba nanabavuganiye yamara kukagura agakariso akagakubitamo hafi amezi 6 akambara kamesa noneho yagira ibyago kakantu kagatakaramo harimo abantu bagira ibintu bitari byiza agakariso kagahita kababuka agahita hazaho ibara niba ari shokora niba wajyaho ni umugesi ugasanga ibyo bikariso byanitse aho muri dushe none ya dushe ihuriramo n'abantu mukuri iyo myanda yanyu twihitire ati muzikure mu nzira bajye bajugunye bajye kugura izindi rega uruganda rurara rukora niba twayakoreye kandi ubundi bwo mu mategeko ngo wakabwirizwa kwambara intuze amezi 3 ikariso n'amezi 3 oya 6 baravuze 3 nyine ni babandi nyine ukuntu ariko byibura 6 uba uri kwipanga uri ukuranye ufite nk'ikariso nk'eshanu cyangwa 10 ega shayi wacu ko none giye ko nakuze niyambara akamusi nakuze warakamesaga nyine ariko hano ibintu byarahindutse kandi indwara zabaye nyinshi rega
ese muri kurwara kwirirwa mwishimama mugira ngo arahandi biva sasa biriya ni indwara ya kariso ni iki wayambaye umwanya muremure yamaze kwangirika urangije urakameshe wabona hariya ejo ukabijeho akantu gasa nk'umugezi ukajya ugumya ukakamesa wangiza ukanazanika abantu banyura. Hari umuntu nabonye avuga ngo mutubwire aba diaspora bajye bakura ibikariso byabo munsi kandi ni umusore wabivugaga. Ubwo rero ba diaspora hirya no hino ndetse ku isi mujye mugira isuku, mukora ibintu biri muri linye, mukora ibintu bizima, mutwereke ibintu niba ukeye hanze utwereke no mu nzu ukeye. Apana ngo bagutumiye mu kirori wise wigira nyiramama ati turakuzi turabazi uko tubagirira ibanga turabazi turi handi nyene isuku ku bavyeyi, isuku kuko abavyeyi turi ivyitegererezo by'abana bacu. Ariko nakabazaniye bantu b'Imana guhera uno mwaka abana bacu twatwaye ku ishuri tutabagiriye isuku. Cyo nicyo twahereyeho bagiye kubadutwara ikiganiro twagize. Rero aho nyene twace dukomereza ku bavyeyi kuko byose nitwe biraba. Ujya mu ikamba n'utajya mu ikampani. Isuku ku bana, isuku kandi n'umwana niyabona kugira isuku mu rugo nawe azogiye. Nawe araryiga. Nawe aragiga. Ugasanga n'abagira ujya ngo nta suku afise. Ugasanga n'abagira umwanda ugasanga n'umugore yirirwa yicaye mu rugo. Ariko atajya no mu ikampani. Atajya no mu kazi pe. Wenda afite ababebe batoya. None ababebe baramubuza gukura koko. Nyine ndi kuvuga kutajya mu kazi nuko bafite umubebe, ariko cyagiye afite umubebe ahubwo niyiteho kurushaho cyane. Mureke kujya munukira abagabo banyu nubwo batababwira. Ati turababwirira abagabo. Agacupa karakenewe muzambwire mbahe nomero yanjye. Papa baduhe subscribe kandi twari tubavugiye. Ubundi mbabwire nuko bagomba kujya bagira gutya amaguru. Umva reka icyo n'ikindi kiganiro. Murakoze cyane rero. Byari isuku twavuze ko kuri no munsi cyo twazanye. Bantu b'Imana subscribe twazigomba. Like ariko nituzikwiye. Shyiraho akoga kumwe ariko tubone ko ibyo twakoze biri fresh. Uhereze wa muntu nawe natavuza inyuma wa muntu nyine uzi winjira mu nzu muri saro kakirwa n'impumuro y'amafi cyangwa se bya bishyimbo byagaze. Ubwo rero ninjye nari umutumirwa ariko genda uwa mbere nagiye kwikebuka. Nari umutumirwa ariko najya nsiga ibisafuriya muri singa. Shimiye wowe ujya ufata umwanya kanguce mu igambo bucecetse. Shimiye wowe ufashe umwanya ukaza kuri iyi YouTube channel Kapi Create. Ndabinginze mwakagira Imana mwagahaha muronke mwe nubwo n'ubundi muronke ariko byiyongere mumuhe subscribe nukuri ibi nakora ni by'agaciro. Aba yafashe umwanya munini akitanga, reba yafashe umwanya munini arantumira nanjye ndagenda. Ubwo rero no kugira ngo tumufashe azamuke. Ni umuntu ukiri kwiyubaka kandi yabifashwamo nawe ureba iki kiganiro, yabifashwamo na wundi uhereza nk'iyi video. Wowe twatangiranye tukaba dusozanyije. Imana iguha umugisha. Imana ibaheze nanjye yawumaye. Ngiye se umutumirwa nta kintu mbwira. Wakoze kuza. Kagira Imana ndagushimiye. Urakaronka aba subscribe benshi n'abakwe n'abakazana muri abakwe barabaronse. Mwana tuwo bari gushaka bakwe murakoze bantu. Bye bye. Bakunda.